ijambo ry'umunsi. Waba uhanganye n'ibibazo muri aka kanya? Birashoboka yuko ibyo bibazo byatangiye kuguca intege ndetse ukaba ushaka gusubira inyuma cyangwa se kureka gukurikirana inzozi zawe. Muri iki gitondo ndashaka kukwibutsa yuko aho ugeze muri ibyo bibazo atari aho ngaho ushaka kugera. Imana ifite imigambi myiza cyane kuri wowe, ifite ejo hazaza hawe heza. Nukomeza gutera ikirenge yivanye cyawe muri iyo nzira mwatangiye, uzaba uri kugendera mu nzira nziza igana ku ntsinzi yawe. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ishaka kutujyana mu bwiza ituvanye mu bundi. Imana irashaka kutujyana mu bundi bwiza burushijeho, ituvanye mu butsinzi itwerekeza mu bundi butsinzi burushijeho. Nubwo uri kubona ibyo bibazo ariko ndagira ngo nkubwire ko warangije kugera hagati mu bisubizo, icyo usigaje ari akantu gatoya cyane ukagera ku ntsinzi ya nyuma y'icyerekezo cyawe. Gusa komeza wihangane kandi ushyire amaguru yawe yombi mu kwizera imbaraga z'Imana, kubera ko Imana yawe ifite urundi rwego rwo hejuru rw'imibereho yawe. Imana ifite urundi rwego ishaka kukwinjizamo rwo kubuhiriwe imbere yayo. Muri iki gitondo tangira umwenyure, tangira ugaragaza agasura keza mu maso yawe. Gerageza kwereka Imana yawe agatima gakeye kuzuye amashimwe kandi utangire ubumbura umunwa wawe uyishimira ibyo yarangije kugukorera. Nubikora uzaba uri kuimbuta Imana izakoresha mu kuguha ejo hazaza. Komeza gusenga, komeza kuyizera ndetse no kuyiringira. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.